nyuma y'uko tuganirije bano basore bakatubwira ko Regis ari iyabo, umva ibyo twaganiriye muri iki kiganiro. Ndi Coach Snell, ni njye tugiye kubana. Welcome to Snell Vibes TV. Akanya dufite two people nabo twabazaniye umunsi mu kiganiro The Voice of Life. Tukaba tugiye kubaza utubazo dutandukanye muri entertainment, mu buzima busanzwe no mu bintu bitandukanye. Kano kanya bagiye kubibwira ubwabo ku giti cyabo hano kuri Snell Vibes TV. Katubahe umwanya babibwire dutangire. Kano kanya nkwibutsa gukanda subscribe kuri Snell Vibes TV, like, share and comment please. Ibyo bintu ni amasegonda, mujye mubikora abavandimwe n'ubuntu. Okay, ndabakiriye kuri kamera za Snell Vibes TV. Bahaye ikaze, mwatwibwira duhereye ku ruhande rw'ibumoso. My name is Spiro. Okay, good. His name is Spiro. All right. And on the another side? Moranzi, amazina yanjye banyita Moranzi. Moranzi? Good name. Moranzi cyangwa Baranzi? Ni Moranzi. Yitwa Umuranzi. Umuranzi amaze Umuranzi. Cyangwa nuko nyine. Kano kanya rero hari ikibazo cyaje kuba, niyo mpamvu twakizanye kuri izi kamera. Mugomba kudusobanurira. Oya, birakabije byo. Birakabije. Mugomba kudusobanurira. Badusobanurire. Murimo muravuga ko iriya ndirimbo ya G-Tough. Ngeremo ubutumwa. Iriya ndirimbo ya G-Tough ngo ni mwe mwanditse kandi ngo ni iyanyu yarayibibye. Ese mufite gihamya cyerekana ko iyo ndirimbo ari iyanyu? Igihamya kirahari. Mwadusobanurira kano kanya duhere ku ruhande rw'ibumoso. G-Tough iriya ndirimbo wayumvishe ute? Kandi abantu badukurikiye turaza kubashyiramo iyo ndirimbo wumva murimo murarekara amakari iyanyu. Kano kanya G-Tough agomba no kubishyura bitewe n'uko yakoresheje indirimbo zanyu. Ngo hari ibintu mwarumvikanye, mwatubwira nyine muri make uko bimeze. Murakoze kumpa umwanya. Kumpa umwanya wa kabiri kuko uwa mbere mwampaye na wicayemo. Yego. Irandirimba ibintu muri kuvuga ngo kuyiba, muri no kwiba n'ubwenge. N'ubwenge. Umwana yaduciye inyuma nyine akora umuziki none umugejeje kure. Ariko buriya butumwa bwo wenda yahinduye amagambo ariko ntabwo ari biriya twari twanditse. Kuri umugore arataka maze azana amazi kubita yego icyo yijyamo ni akajambo kamwe. Ifite ubutumwa. Ni ubutumwa nyine, indirimbo irimo ubutumwa nta kindi. Ese mwumva buriya butumwa bwari bujyanye n'iki yashakaga kubwira abandi? Niyo dance ari yibanzeho. Yari yibanze ku mvura. Oya. Ni ikihe wowe? Indirimbo uburyo nayumvishijemo kandi mwaranayanditse. uri kumva n'uburyo ikozemo. Irimo akantu kajya gusa n'igishego. Igishego? Ngo kubita kuri ka. Ubwo ni he nyine yari ari gushaka kuvuga ngo ukubite. Nagira ngo ni umubyeyi ngo agere iki. Harimo n'ibintu by'ababyeyi. Oya, njye mgize muri discipline. Ngo umubyeyi azana iki ngo kubita. Ntakosa n'ubundi nese ibintu byakozwe n'abantu bose. Hanjye hari ibintu nsigaye mbona abantu bavuga nkibaza bagira ababyeyi. Ako se G-Tough afite imyaka ingaho? Oya, se afite buriya mama we. Kuburyo umuntu avuga kiriya kijambo kiremereye kuri kituruna akagikorora akagita kuri YouTube. Ibyo bintu azana iki? Tekereza nawe. Arakabije. Tekereza byayo mwana akavuga ngo papa ngagire iki? Akubite kuri kana. Nagize n'amasoni mw'abantu. Haki ibintu biranakabije byo. Nta ndirimbo zigihari zigisha abantu. Reka nkubwire.
imirongo yararangiye man, zumva indirimbo za kera n'izuba imirongo iratandukanye. ikintu cya kinababaje ni ukuntu ahubwo n'abantu babikoraho cyane ugasanga ahubwo abo babwiye nibo babikoraho, umuntu akakwereka ahantu bakubita kamu. Ako bariya yabivuze biriho kuko nsigaye mbona no kuri interineti abamama ashyiraho ngo twandikire kuri WhatsApp abana ngo ni 200, 250. Ese ni ibyiki? ni handi nyine GTF yageze akare n'ahantu ngarukira ubwo GTF ari gutanga harya ni ubukangurambaga GTF bwo kuvuga ngo kubita kuri ka ka bihura na bwa butumwa bacisha kuri Facebook abavuga ngo twandikire WhatsApp akira nemero atakira nemero ngo ni desa 25 akarangira ku munsi wose. Kubera ni umunsi w'icyo baba bavuga, umunsi w'intwari, umunsi wa konje, umunsi wo gutembera, oya birakabije wo kwenjoyinga. Indirimbo zirimo ubutumwa rwose. Aha yewe ikangumye nanjye nde icyo twishatira gusa naduhe ku mafaranga yabonyeho natwe turyeho, naho ubundi yaratwibye. Ariko twe ntabwo yatwibye ibishego, hari harimo amagambo meza tuzabagezaho niba bishaka. Kandi nsigaye nibaza kundi ko nzi ko iyo umugabo aryamanye nuko igitsina gabo kiryamanye n'igitsina gore bomba ari bazima abagomba kuvamo umugore n'umugore, oya havagomba kuvamo umusaruro, umwana bura nk'amapede havamo umwana, havamo virusi, havamo ububwa nako simbizi nako wasanga nabwo burimo havamo iki sha ikintu kivamo narakiyebeho. Ariko ubwo ni ibyishimo ku bantu babikunda nyine. akora uri umugome ku byishimo havamo ibyishimo ko biriya bintu ntabwo babikora utishimye. Ariko nta inosiyo mbifiteho kuko njye sindi umwe muri abo ngabo. ubwo nahenze ngo wenda ubiziho cyangwa ukaba ufite umuturanyi akaba ari wo bazaho. Twe turasatura bro. ese twabibaza uyu muntu nyine reka twabibaza n'uyu nguyu ayo muri aragitosa ngo ni yanyu ngo niko niho ndamufasha.